Good morning guys, welcome back to my channel. Uyu munsi ngiye kubereka ukuntu nkora amazi y'umuceri amfasha gukuza umusatsi. Ndaza gukenera orange, nkenera umuceri, nkenere na mavuta ushaka wakoresha. Njye nakoresha amavuta y'igikakarubamba ngaya, ariko wowe ushaka wakoresha andi mavuta nyine ufite nka huile essentielle byaba ari byiza. Okay, noneho impamvu ndi bukoresha izi orange ni kugira ngo ncanje mpindure oderi nyine impumuro iri bube ihari, kuko umuceri usanzwe iyo umaze iminsi ntabwo wumura neza. Ngiye kubikora nubireba noneho mbega ukuntu bigenda. Yes, noneho ngiye gufata kino igikoresho cyanjye gishyiremo umuceri. Iki ni ikirahuri ariko ndashyiramo igice, ntabwo ndashyiramo ikirahuri cyose. Igicera iki ni igice. Nindangiza rero urabona yuko ibi ni ibishishwa bya za orange nyine, za orange na hasi tubiri, orange ebyiri. Noneho ngiye gushyiramo amazi hano mwoze nyamene. Noneho aya kabiri niyo ndi bugaride, ndi bugumane nyine. Ngaya nshyizemo amazi ariko y'akazu yayo. Ngiye kuwoza neza. Tumaze kumena amazi ya mbere, ngiye gushyiramo aya kabiri. Noneho yo noneho ngiye kuwoza nanone. Urabona ko ya mazi nanone nayo ahinduye ibara. Ngiye gushyiramo ibi bishishwa. Noneho ngiye kuyateka, reka nzane isafuriya mbibeke. Ngiye kuwoza iminota nk'itanu, ndabereka ngiye gushyira mu isafuriya. Noneho ngiye gufata ya mazi. Uyu ngubu noneho ntabwo uyu muceri ntabwo uko ngiye kubitogosa, ntabwo umuceri ndawushyiramo amazi gusa. Noneho nindangiza umuceri aba ari umusigara. Ngiye kuyasukamo hano muri isafuriya ndi buyatekemo. Yose umuceri rero ufite poroteyine, niyo mpamvu udufasha gukoza umusatsi, kuko poroteyine ni nziza ku musatsi. Noneho dore umuceri usigaye umeze. Ngiye gufata izi orange nzikatiremo, ndangiza ngende ndabiteka iminota. Ni ibishishwa bya orange ndi gushyiramo, ndabiteka iminota hagati y'8 n'10 cyangwa se 5. Mbese ntabwo ndabiteka cyane. Nibimara gutogota ndahita mbikuraho mbireke bihore. Nimara guhora ndabishyira mu gacupa, ndaza kubibereka neza bihiye. Tubijyane ku ziko noneho turebe. Okay, noneho ngiye gucana. Dore ngibi ngiye gucana. Nindangiza nshyiremo ya mavuta, ndashyiraho agapfundikizo kamwe ngaka ntagapine. Ngiye kwereka agapfundikizo kamwe nshyizemo k'amavuta naka. Amavuta yose nyashyiramo kugira ngo kabanye nyine oderi y'umuceri umaze iminsi. Noneho rero ngiye gupfundikira mbiteke. Noneho ndagaruka ndi kubereka ukuntu bimeze. Ngiye kundika ngo bibore kugira ngo mbishyire mu gikoresho ndi bibikemo. Noneho bimaze icyumweru cyangwa se ibyumweru birenga, nzabereka ngiye kubikoresha mu musatsi wanjye kugira ngo ubashe gukura. Urabona ko byahiye. Noneho ngiye kubikura, ngiye kuzimya. Nindangiza mbireke bihore, ndaza kwereka ndi kubishyira mu gikoresho ndi bibikemo icyumweru cyangwa 2 kugira ngo nzatangire kubikoresha. Inyuma rero yo kurangiza kubiteka, urabona ko
byahindutse, ibara ryahindutse, ngiye kubipfundikira mbibike icyumweru gishire, nzabibereka noneho ngiye kubishyira mu mutwe, tuzasubira ngiye kubibereka. Hashize ibyumweru bibiri hafi 4 narabikoze, ndavuga ngo nzabibika ibyumweru 2 cyangwa icyumweru kimwe, ariko nabibitse ibyumweru hafi 3, hagati ya 3 na 4. Dore ukuntu rero amazi yanjye asa nyuma y'ibyo byumweru. Ngiye kuyafata nkuremo izi oranje, nimara kuzikuramo nyasuke muri kano gakoresho, mbereke ukuntu yakoreshwa. Reba shari no bana, ngiye kuyasukamo hano, nindangiza uteza mbere ukuntu tuyakoresha. Noneho rero dore y'amazi yanjye ukuntu asa. Wow, umva asa neza nkurikije ukuntu nyine umuntu ibintu wakoze mu muceri, asa neza cyane. Ngiye kuyafata noneho nyashyire mu musatsi wanjye. Noneho maze gufata umusatsi wanjye ngukatamo ibice bine, kuko mfite udufungisho 3 rero, ngiye kubereka ukuntu nawufunze. Nafashe gutya ncamo 2, ndangije mfungamo 1, 2, 3, 4 niyifashe kuko mfite udufungisho 3 gusa. Ngiye kumva ukuntu bimeze. Nuko nguko hano nuko nguko bimeze imirongo yanjye. Nimuyitinde kuko ntabwo ndi kwireba inyuma, ntabwo ndi kwisuka cyane. Noneho ngiye gufata uyu nguyu, ngiye guhera kuri uyu nguyu. Ndaza n'igisokozo, ndafata igisokozo nyine gisanzwe iki ngiki, nze gukoza umusatsi wanjye. Ndafata y'amazi yanjye nze nteremo, guys, noneho ndateramo hose. Impamvu rero ndisongora nuko nshobora kwemera noneho ndabasemo neza hasi. Gutemba ndagenda manura nyine kuko ndashyira hose hasi no mu musatsi hasigaye. Ngo noneho muri hangana gutya nyine ndagutera mu hejuru. Ndaza ngiye guhindukira n'ubundi cyangwa ko rero ndaza se wose ndashyiramo kabisa umusatsi wumve ko amazi awurimo. Mashyire noneho ngiye gufata ndambura umusatsi neza, ndashyira mu mazi. Guhera hasi ndaza nyamase neza, ngende nishyira hose vuba vuba. Aroroshye. Ngiye gusokoza iki gisokozo, urabona yuko wose warambutse. Ngiye gucishamo igisokozo tranquille. Urabona ko noneho gutya ashyiremo ayamasa neza na hano hejuru nashyira hose nindangiza ndasuka. Nze kuza kugama. Nawe rero wabikora iwawe ukagerageza ukareba ko umusatsi wawe wakura. Gusa icyo nabonye ntabwo ukura ngo nyine ngo uhite uvuga ngo urabyuka umusatsi uri kugwa mu mugongo. Urakura bidasanzwe kwa rero bikoze igihe kirekire umusatsi waba mwinshi cyane. Ubwo rero nawe uzabikore
nurangiza umusatsi wawe ukurikwa. Gusa njye icyo nabonye cyo ni uko aya mazi ni meza rwose mu gutuma umusatsi udafatana, ni meza. So ngiki ngiye kugisuka, namaze gushyiramo aya mazi, ngiye gusokoza neza asuke. Nimara kwasuka ubwo nyine ngewe ndabimazamo igihe kirekire, nindangiza ndaza kogamo na shampoo nyine na conditioner. Ubwo rero nawe uzabikore, ubundi ubisangize abashuti bawe nabo bareba ukuntu bashobora gukuza umusatsi badateyemo produit. Ubwo rero tuzasubira muri video y'ubutaha guys. Niba nabo ubonye video ukaba utarakora subscribe, please subscribe. Thank you so much. See you in the next video. Bye.